Yes, ni Menya Vuba TV, ni muri ka kanya kahariwe ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina bita Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, risobanuye umuyobozi w'ibihe byose. Eric ni umuntu ushabutse, ukunda ibirori ndetse n'ubusabane. Yiyiziho kugira igikundiro kandi arabizi ko aberwa mu myambarire. Ibyo agezeho byose mu buzima abisangiza n'abandi, nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu, bityo abantu bakabimukundira, kandi akagira inshuti nyinshi cyane. Eric akunda gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akabishishikariza abandi. Buri gihe iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo. Eric yigira icyizere gikabije ku buryo akuririzamo kwiyemera, ku buryo aba yumva abantu bose bamufatiraho urugero. Mu ishuri aba ari umuhanga cyane. Iyo akiri umwana akunda kugundira ibintu ku buryo atajya apfa kubitanga. Kubera ukuntu asabana, iyo ageze ahantu hose aba yisanga ndetse akamenyana n'abantu vuba kandi bagahita bamenyana. Eric akunda gutembera ndetse no kureba ibintu by'uburanga bitangaje, kandi agakunda ubwisanzure cyane. Eric ibintu by'ubucuruzi biramuhira ndetse no guhuza abantu bizwi nka networking. Eric ni umuntu uzi gushakisha ku buryo n'iyo atabashije kwiga adashobora kubura icyo akora. Ngaho rero nguko ni Eric. Abaci bitwa ba Eric namwe murabazi koko, izina niryo muntu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya umucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Uramutse ufite izina ushaka yuko tugusobanurira cyangwa se tuguha sobanuro bwaryo, wabyandika muri comment. Kora like, kora share. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Muhorana nande na Bokarif. Reka tubonane ubutaha. Ciao ciao. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.